Nongeye kubasuhuza, nitwa Izkid Berkimas Byiringiro. Uyu munsi abafana banjye bansabye ko nabasobanurira izina Ariane. Ariane ni izina rikomoka mu rurimi rw'ikigereki, ubundi ni Ariadne, ryajya mu Gifaransa rikaba Ariane. Iri zina risobanura mutagatifu. Ariane agira igikundiro, yisanzura ku bantu, ariko akunda kwifata mu byo avuga. Akunda kubaza amakuru y'abantu ndetse azi kuvuga mu ruhame. Akunda kuba ari kumwe n'abantu batandukanye baganira, gusa ntakunda umuntu ushaka kumenya byinshi ku buzima bwe bwite. Nta buryarya agira kandi ntajya aripfana. Ariane atinya ikintu gishobora kumubaza, cyane cyane mu rukundo cyangwa mu bucuti busanzwe n'abantu. Niyo mpamvu usanga bufata igihe kwemeza ubucuti udafitanye n'umuntu runaka igihe abashije kugira icyizere. Ariane akubwira ibintu byose ndetse akakwisanzuraho cyane. Akunda ikintu gishobora kumuzana ibyishimo, kandi abenshi mu nshuti ze bamubonamo umuntu usobanukiwe ibijyanye no kwishimisha. Urugero nko kumubaza ahantu heza ho gusohokera, filime nziza zo kureba, ibitabo byiza byo gusoma n'ibindi. Ni umunyamatsiko kandi ahorana inyota yo kwiyungura ubumenyi bwo kwiga indimi nyinshi zitandukanye n'ibindi. Ariane akunda ibijyanye n'ubushakashatsi kandi agakunda n'ibintu bidasanzwe bitandukanye n'ibimenyerewe na buri muntu. Mu rukundo Ariane agira ibanga cyane, yisanzura ku mukunzi we, ndetse igihe yakwanze ntabikwereka, arakureka ugakomeza ukamwiruka inyuma. Atinya gukunda cyane kubera ko abatekereza ko ejo cyangwa ejo bundi ashobora kwicuza yahemukiwe. Imirimo akunda ni ukwigisha, kwamamaza no gushaka amasoko. Akunda kandi ibijyanye n'indimi, kuririmba cyangwa se gukina filime, ubuvanganzo cyangwa itangazamakuru. Abo ni abitwa ba Ariane. Niba witwa Ariane, siga komenti, andika igitekerezo cyawe. Ese ibi tukuvuzeho nibyo? Nawe utitwa Ariane, andika muri komenti izina twazagusobanurira. Nitwa Izkid Berkimas, mugire byiza. Kanda subscribe niba wakunze ino video, hanyuma nawe wandike comment, nzagusobanurira izina ryawe nawe umenye uko uteye. Mugire byiza, ndabakunda.